umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Luka igice cya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi n'icya munani. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Luka igice cya kabiri, ivuka rya Yesu. Inkuru ya Yesu nk'uko yanditswe na Luka ni inkuru y'ukuri kandi iboneye. Ayitangira ku ngoma y'umwami w'icyamamare witwaga Kayisari Augusto, igihe ategeka ibarura rusange ry'abaturage bose. Abantu bose bagiye kwibaruriza aho bavukiye, ndetse Yosefu na Mariya nabo bajya kwibaruza mu mudugudu w'iwabo i Betelehemu mu mujyi wa Dawidi. Bageze i Betelehemu kuko bari babuze icumbi bararamo, Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka. Ubwami bw'Imana bwari hagati muri bo ariko ntibabimenya. Abashumba baciye bugufi nibo marayika yamenyesheje iyo nkuru nziza. Mu kwicisha bugufi Imana ivugana n'imitima yacu. Ana umukecuru wa kera na Simeyoni kuko bategerezaga ubwami bw'Imana babonye Yesu, maze umunezero wuzura mu mitima yabo. Yesu atangiye gukura yagiye mu rusengero maze yicara hagati y'abakuru b'Abayuda abaganiriza ku bya Mesiya. N'uyu munsi arashaka kuganiriza imitima yacu. Luka igice cya gatatu, ibya Yohana Umubatiza. Yohana wari warateguwe ko azaba integuza ya Yesu yaradutse maze atangira kwigisha. Yagiye mu turere twose tw'Iyudeya maze atangira gusobanura iby'ingoma y'Imana. Icyo yatangaje ni uko binyuze muri Mesiya abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Yesu yaraje abatizwa mu mazi menshi kugira ngo twese tumwigireho. Herode wari umugome yanze kwihana no kubabarirwa ibyaha nk'uko byigishwaga na Yohana Umubatiza. Ku byaha bibi byose yari yarakoze yongeyeho icyo gufunga Yohana Umubatiza. Ubuntu bw'Imana bwagumye kuri Yohana Umubatiza no muri gereza tuzamubona mu bwami bwo mu ijuru. Luka igice cya kane, Yesu ageragezwa na Satani. Yesu ava kuri Yorodani maze ajya mu butayu. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asabana n'Imana abona gusonza. Satani amugerageza yaravuze ati, niba uri umwana w'Imana tegeka amabuye ahinduke imitsima. Satani cyambere akora ni ukudutera gushidikanya maze akatwumvisha ko Imana itatuzi, ndetse atugerageresha inzara n'ibibazo byinshi. Dushima Imana kuko idukiza muri byose. Yesu amaze gutsinda Satani mu butayu yahise ajya gukora ibitangaza bitandukanye. Yakijije abarwayi benshi, yirukanye abadayimoni benshi, ndetse n'uyu munsi niwe ukiza indwara z'umubiri n'iz'umutima. Yakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza bukiza. Imana iduha umwete wo kwamamaza kugira neza kwayo. Luka igice cya gatanu, gutoranya abigishwa. Yesu yagiye ku nkombe z'ikiyaga cyitwa Genezareti. Yasanze abarobyi baroba amafi maze arababwira ati, nimunkurikire nzabahindura abaroba abantu. Yesu yahisemo gutoranya abarobyi kuko umwete bagiraga baroba amafi bagombaga kugira baroba abantu babakura mu nyanja y'ibyaha. Yesu yabonye undi muntu urwaye ibibembe. Benshi batekerezaga ko bikomoka ku byaha. Babonaga yarekuze ibyaha, adakunda idini kandi yaraboze umutima. Yesu yakiraga abantu bose maze akabakiza. Nicyo cyatumye amurambikaho ibiganza aramukiza. Icyampa natwe akaturambikaho bya biganza bye bikiza. Yesu yahinyuye kwiyiriza ubusa abantu bakoraga mu gihe cye. Bakomezaga kubika ibyaha. Uyu munsi aradusaba kwiyiriza ubusa, atari mu kurya gusa ahubwo no gucika ku byaha. Ntawafata vino nshya uyishyira mu mufuka ushaje. Niyo mpamvu dukwiriye gucika kuri kamere ya kera tukakira umwuka wera. Luka igice cya gatandatu, isabato. Yesu n'abigishwa be banyuze mu murima
ingano, maze abigishwa be bafata ingano barazivunga barazekenya. Abantu baratangara kuko isabato bari barayigize umutwaro ukomeye ku bantu. Yesu yabibukije ko isabato atari umutwaro ahubwo ari umugisha wo gusabana n'Imana, ndetse ko yashyizweho ko abantu bagira umunezero mwinshi. Yatangiye kubohora ababoshywe na Satani. Ku isabato nibwo tugira umugisha no kubohorwa imiruho yose yazanwe na Satani. Yesu yabwiye abigishwa be ati, murahirwa igihe abantu bazabatuka bakabigizayo bababeshyira ibibi byinshi. Igihe ibyo bibaye mujye mwishima cyane kuko ingororano yanyu ni nyinshi mu ijuru. Yesu yavuze ku bantu bubatse inzu, umwe ku rutare undi ku musenyi. Yerekanaga ko abubatse kwizera kwabo ku by'isi bishira, iyo amakuba aje barasenyuka rwose. Abubatse kuri Yesu mu makuba menshi barashikama. Twese twubake kuri we. Luka igice cya 7. Umukapiteni atabaza Yesu. Umusirikare ukomeye w'Umuroma yatakambiye Yesu ngo amukirize umukozi. Yari yarubakiye Abayuda urusengero, maze bituma bamukunda cyane nabo. Yesu yahise ategeka, maze umukozi we arakira. Yesu yiyumvamo ko akwiriye kujya i Nayini. Hari umugore wari warapfushije umugabo, maze asigarana umwana w'umuhungu. Bukeye uwo mwana nawe urupfu ruramutwara. Ntirugira impuhwe, kandi umugambi wa Satani ni ukubabaza imitima isanzwe n'ubundi yarakomeretse. Abatuye uwo mudugudu bose bakurikiye isanduku y'uwo muhungu barira cyane kandi bababaye cyane. Yesu avuye mu ijuru yahuye nabo arababwira ati, mwirira. Yesu azura uwo muhungu amusubiza nyina. Abantu bose barishima. Umugambi we na n'uyu munsi ni uguhagarika amarira mu miryango yacu. Luka igice cya 8. Ijambo rya Kristo. Yesu atangira umurimo we, hari abagore benshi basuzugurwaga n'abantu, maze Yesu yemera kubafasha no kubakiza. Mariya w'i Magadara, Yesu yari yaramwirukanyemo abadayimoni 7. Yohana wari umugore wa Shuza, wa wundi wari umucungamari kwa Herode, ndetse na Suzana. Abo bose bafashaga Yesu. Yesu mu murimo we yagendanye n'abigishwa mu nyanja, maze Satani abatera umuraba mwinshi ku buryo ubwato bwari hafi kurengerwa. Yesu arambuye ukuboko kwe avuze n'ijambo rye rikomeye, umuyaga urahunga. Igihe turi mu bigeragezo bimeze nk'umuraba, tujye dutabaza Yesu. Ijambo rye niryo ribasha kuturokora. Yesu yazuye akana ka Yagiro, yakijije abantu benshi. Reka natwe akize imitima yacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, Yesu yavukiye mu uwuhe mujyi? Icya kabiri, ni uwuhe mujyi Yesu yagiyeyo ngo ahagarike amarira y'umupfakazi? Icya gatatu, ni iki kibasha guhagarika imiraba y'ibigeragezo duhura nayo? Imana ibahe umugisha.